mwiriwe aba turi kumwe n'abatwaramucyo nuko bakira abashyitsi ngewe bahagaze imbere nitwa Butera ndi land manager muri uyu murenge ngiye guha umwanya tudatinze umunyamabanga nshingwabikorwa kugira ngo atwakire abashyitsi aduhere ikaze abashyitsi murakoze cyane Kwano murava murakoze cyane niko wese w'akarere niko perezida wa JAF niko perezida wa PSF nandose mwagendanye yafatiye umwanya mu izina ry'abaturage bari ahanga bose mbashime kandi mbaye ikaze muri uyu murenge wa Kigembe muri uyu mudugudu by'umwihariko watwaramucyo tunashima cyane kandi akarere ko uyu munsi mwagenye ko muzakorera ahanga kugira ngo muganire nawe kugira n'ibibazo bitandukanye byabo bashe kubonera ibisubizo hamwe rero no kubakira reka tunabashimire ko ubwo nyakwameya aheruka ahangaha kugira ngo mu kwezi gushize bimwe mu bibazo byari bihari byabone n'ibisubizo hari umwana w'umukobwa urangije kwiga gukora iby'amazi nyakwameya ahita amushakira akazi keza uyu munsi kandi kazakoza no kuba keza kurushaho ibyo turabashimira cyane kugira ngo sawa aranga abantu bake dushimira nyakwameya aha rero turi hatuye imiryango igera kuri 17 igizwe n'abantu 92 muri iyo miryango harimo abana 30 biga tukagira umwe urangije secondaire ari nawe mu byukuri washakiwe akazi uyu munsi urimo akaba arimo arakora abana bose bahari ntawiga mu gatandatu bari hagati y'umwaka n'umwaka wa gatanu bivuga ko n'ubundi mu mwaka utaha tuzagira bamwe muri bo bazajya muri secondaire kandi twaba dufite icyizere cy'uko byose kuko baratsinda n'abana nk'abandi bose baratsinda iyo bashe kwiga neza nta kizayibuza rero turahangaha na mudugudu umwe mu mudugudu mishigize umurenge wa Kigembe icyo navuga wenda nk'ikita rusange bahuriyeho nuko bariho mu buzima mwagiye mubona ubwo mwakoraga tuwa house amazu yubatswe kera mu myaka yatambutse ariko uyu munsi yose akaba amaze kwangirika akaba akeneye rero kuba yasamwa ibyo mwagiye mubyibonera hari ibigeragezwa tunashima cyane isoko yo kurama hari ibyo yatangiye yaba ari yankadrema mu buryo butandukanye bijyanye n'umuco mu bijyanye no kwiga gufasha abana kugira ngo bajye ku mashuri ndetse no gusana amazu n'ubwiherero muri uyu mudugudu hari ibyatangiye ariko kandi bikeneye no kugira ngo byunganirwe kugira ngo bigere ku musozo nabo bature heza nk'uko buri munyarwanda yifurizwa gutura ahantu heza numva rero kwari kubaha ikaze kwari kubashimira mu izina ry'abaturage bari ahangaha ahasigaye tuze tuganire murakoze murakarama hashima meya w'akarere cyane ndamushimira cyane yaramfashije kubwo umwana wanjye yabashije kugera hano aradusura ahita amushakira akazi ndabimushimira cyane ahubwo bamumpera amashyi urugero rw'ibishoboka murakoze nitwa Nibaziryayo Emmanuel nkaba ndi umwe muri umuryango w'abatwaramucyo muri make rero hari ibyo shaka kugira ngo mbagezeho ibikorwa twabashije gukorana n'isoko yo kurama umuryango isoko yo kurama yadukuye mu bwigunge yaduhurije hamwe mu itorero ry'imbyino gakondo aho buri wese muri twe agaragaza impano afite bityo bikadukura mu bwigunge mu by'ukuri twari dufite impano ariko bitewe n'uko twayibyiniraga aho twibereye ntabwo impano yacu yabasha kugira gute kugaragara uyu munsi impano yacu iragaragara kuko twakoze n'amarushanwa mu karere ndetse twakoze amarushanwa mu karere kacu ka Gisagara tuba ba mbere dutwara igikombe ubu ngubu dufite igikombe iyo ni intambwe rero isoko yo kurama yabashije kutugezaho ariko aka kanya
tukimara kubona ubwo bwiherero nta mwanda ushobora kubona hano ubwogero ababyeyi baragenda bagakaraba dushe nta ubarunguruka umugabo aragenda agakaraba dushe mbese urabona yuko dukeye dusigaye dufite isuku hano iwacu ngira ngo mwabibonye ibyo byose tubikesha isoko yo kurama y'abashiki badusaniye amazu abiri mwangira ngo mwayabonye nk'abafatanyabikorwa icyo nacyo ni igikorwa kinashyikirwa isoko yo kurama yabashije kudukorera abana bacu rero noneho twari dufite abana bari barigize ibyigenge kubera iki kubera ubushobozi bwacu ariko isoko yo kurama yaraje iravuga ngo umwana wese niyiga kuko afite uburenganzira bwo kwiga uwavuye mu ishuri asubire ku ishuri ubu abana bacu bajya ku ishuri bambaye neza ibikoresho barabifite ndetse isoko yo kurama itanga amafaranga kugira ngo abana babone rya funguro rya saa sita ibyo tubikesha isoko yo kurama bose dufite abana bagera muri 30 biga nta bana basigaye batiga dufite na garidiyeni dufite n'abiga garidiyeni umuryango isoko yo kurama yaduhaye amatungo ubu ngubu isoko yo kurama yaduhaye amatungo ariko ubu natwe twiteguye n'izibyara kugira ngo tworoze abandi kuko biri mu nshingano z'isoko yo kurama urumva ni igikorwa isoko yo kurama ibyo byose yatugejejeho nk'uko mubibona ubu dusigaye dufite isuku kubera inyigisho duhabwa zo kwigirira icyizere no guhindura imyumvire mu by'ukuri twebwe nta myumvire twari dufite pe twagombaga kubona abayobozi nazi umuyobozi yaza gusanga arambwira iki kubera yakode mfite kubera ko yakwihishahisha nkumva ntifuza yuko nabonana n'umuyobozi nk'uyu nguyu cyangwa se umufatanyabikorwa nk'uyu nguyu ariko isoko yo kurama buri cyumweru iduha inyigisho zo kutwigisha guhindura imyumvire kandi ngerageza mpamya neza yuko mubibona tumaze guhindura imyumvire koko ntabwo tukibona abayobozi butubihishe ntabwo tukibona abayobozi butugire gute twirukana icyo rero ni igikorwa cy'indashyikirwa isoko yo kurama yabashije kutugezaho hari abavandimwe bacu bishyuriwe ubwisungane mu kwivuza ubu ngubu ibyo byose ni isoko yo kurama yabashije kugira ngo ariko urumva yuko ibyiza noneho ubwo timu yaje hano ibitashobokaga bigiye gushoboka muhereye umuryango isoko yo kurama wigisha urubyiruko rwacu kurushishikariza kwiga kuzamura impano kwirinda ibiyobyabwenge isuku no kubana mu mahoro ubu dufite urubyiruko ku isoko yo kurama bajya kwiga kugaragaza impano zabo ku isoko yo kurama kuwa nyuma ku cyumweru ndetse no kubabuza bya biyobyabwenge bakakanya abana bacu biratangaje gutaha uzasanga iwacu nta biyobyabwenge bikirangwa hano mu mudugudu wacu bitewe n'inyigisho isoko yo kurama batwigisha muri make nyakubahwa muyobozi w'akarere ba nyakubahwa muyobozi w'umurenge bafatanyabikorwa n'akarere kacu ka Gisagara nibyo nagira ngo mbagezeho isoko yo kurama imaze kutugezaho murakoze murakoze nitwa Yabaragiye Jacqueline ariko ndabona ibya mbere yenda byaba ibyo natekerezaga byaba byatangiye kunca mu maso
icya mbere nashakaga gusaba kubakirwa amazu akomeye bitewe n'aya mazu mwabonye. Ni amazu n'imiryango y'abantu 12, amazu ubona yuko ahushye ariko imwe ikaba ari isakaro ribura. Ubwo numvaga nyine icyo cyifuzo nagombaga kukibashyikiriza, ariko byampaye imbone yuko yenda mu byabazinduye namwe byabakoze ku mutima. Ubwo nanone mu kubakirwa dufite imiryango 8 n'ubundi iba mu macumbi idafite aho kuba, yiyongera kuri abo ngabo bafite amazi ashaje. Hari indi miryango 8 igiye icumbitse mu nzu batagira amazi. Ubwo nabo yenda mu bufatanye bwanyu yenda mukaba mwabatekerezaho mukazareba icyo mwabafasha kugira ngo babone aho kuba. Ikindi cyifuzo nagira ngo mbare ni icyifuzo kijyanye n'amazi. Murabona turakeye pe, ariko amazi ntayo, kuko muri uyu mudugudu dutuyemo gutya w'Ikidashya, umudugudu wose muri uwo mudugudu nta vomo rihari. Ubwo nkaba nashakaga yuko yenda bikunze mwaduha nk'amavomo 2 mukadushyirira mu batwara mucyo birusagara ivomo rimwe, yenda na hano mu mudugudu w'Ikidashya tukabona irindi vomo, kuko hari igihe ukenera gukoropa, koga, ugasanga amazi urayabuze, no kujya kuvoma utwana duto abana bato bose baba bagiye ku ishuri ugasanga bitubereye ikibazo. Ubwo icyo nacyo numvaga ari icyifuzo nabaha kugira ngo mwadufashe. Ikindi ni umuriro w'amashanyarazi. Nk'ubu umuriro w'amashanyarazi nubwo mubona amapoto, nta muriro uba mu nzu. Turi ba bantu bibera gutya nyine mu mwijima, n'abo bana bacu biga nta kuntu bari kubasha gukora tide, kuko n'ubundi nta muriro dufite mu nzu. Ubwo rero nkabona ari ikibazo nk'abantu bafite abana biga kandi ubona bashishikariye kwiga, ubona basigaye bafite ishyaka ryo kwiga, nkabona ni ikibazo gikomeye mwadufasha. Ikindi mugomba kudufasha ni mu buryo bw'ubwisungane mu kwivuza. Ubwisungane mu kwivuza hari bake isoko yo kurama yabashije kurihirira, ariko hari n'abandi bagera ku bantu 100 batagira mituweli yo kwivuza, bibereyeho gutya gusa, barwara bagakizwa n'Uwiteka. Ubwo muri ubwo kwivuza dufite noneho n'abandi bantu bafite uburwayi budakira. Dufitemo umumama wabyaye ufite umwana wavutse afite ubumuga, tukagiramo umumama ufite ishaza zirimo amaso arimo ishaza, hakaba n'undi mupapa wamugaye ibirenge. Ubwo abo bose ni ukwiberaho gutyo kubw'Imana, nta bufasha bw'ubuvuzi. Bishoboka mwatuvuganira mu bantu bakaba babona ubufasha bakabasha kuvura. Ubwo ikindi cyifuzo ni uburyo ubworozi. Mu bworozi mu by'ukuri hari amatungo magufi ya isoko yo kurama yabashije kuduha, ariko ntago ari twese, ni bakeya. Ariko ahanini ngiye nkumva yuko nk'abafatanyabikorwa n'akarere ka Gisagara mwadufasha tukaba twagira nk'abantu haba tukabona inka zo korora, kuko abenshi n'abafite ingufu ntabwo zabananira. Ngiye nkumva yuko mwadufasha buryo ki twabona amatungo, inka, hakabamo n'abatazishobora nk'abakecuru bangahe nk'imiryango 4 bakaba babona yenda n'amatungo magufiya, ku buryo kugira ngo tunatwe turebe ko twagira aho tuva tukagira naho tugera. Ikindi cyifuzo ni uburyo bwo imishinga iciriritse. Nkumva ariko kubera nta gishoro ugasanga n'ubundi nta kintu uri bukore, nta uri buve, nta uri bujye. Ubwo nkumva yenda badufashije nk'abadamu bakabaha igishoro gikeya kiringaniye, akaba yatangira kuzunguza, yenda naho akahashinga akameza agashyiraho utuntu, inyanya, utuntu nk'utwo, yenda byatuma
twatera imbere kandi tukoya gukomeza guhanga amaso ibumba gusa, tukagira ikindi kintu twakora tukoya guhanga amaso ibumba. N'ikindi ni uburyo ni ibintu bigoye kuba nta mirima tugira yo guhinga, ikintu tureba ni ibumba kandi guhinga turabizi ariko ntitugira aho duhinga. Ubwo tubonye nk'aho duhinga, guhinga kwacu ni ukujya guca inshuro ku muturage. Ubwo tubonye nk'aho duhinga, dushobora guhinga bya bindi dusaruye bikunganira yenda na rya bumba, kuko ntiwahita urivaho ako kanya umwana wacu akabasha kurya agahaga, tukaba twava mu bintu by'imigwingire y'abana yenda na bwaki, ukabona yuko byagenda bidufasha. Ubwo ikindi numva nifuza, hano tuhafite urubyiruko rwaheze hagati na hagati, twebwe nk'ababyeyi twabyaye, noneho nk'abangaba abana isoko yo kurama isunitse, hari abandi bari bamaze guta ya mashuri, barenze ya mashuri batari gusubizwa ku ishuri. Nkumva yuko badufasha nk'urwo rubyiruko rwose rukabasha kugira umwuga rwakwiga, yenda nko kubaza, kubaka, gusudira, ibintu nk'ibyo, kugira ngo rwa rubyiruko narwo rwoye guhera mu gihirahiro, rwoye kunyanyagira mu bintu bitari ngombwa. Urwo rubyiruko yenda ndetse n'abandi n'abagabo bashatse ariko bakaba bakiri batoya, ukabona ko nta kintu bafite cyo gukora kizima. Nkumva yuko umuntu mwadufasha tukabasha kubona nk'uburyo ki urwo rubyiruko rwakwiga imyuga. Mu by'ukuri ndumva ibyifuzo nari mfite n'ibyo byo kugira ngo muzatureberere, mube mwagira ibyo mudufashaho kubishoboka. Ubwo nkaba nshima igihugu cyose, mukaba muba mwicaye hariya muri intumwa ziwe, mukamanuka mukamurebera, nawe aha mwicaye aba yahageze. Nkashima meya w'akarere cyane, ndamushimira cyane, yaramfashije kubwo umwana wanjye yabashije kugera hano aradusura, ahita amushakira akazi. Ndabimushimira cyane, ahubwo bamumpera amashyi. Nkashimira namwe abafatanyabikorwa, n'uyu mufatanyabikorwa wa World Vision ndamushimira cyane kubw'abana batoya bacu. Harimo abana bajya bakurikiranwa na World Vision ku ishuri bakabona uniform n'amakayi, nawe ndabimushimira kuko hari abana bagiye barimo World Vision yadufashijemo, nawe ndabimushimira cyane. Namwe bafatanyabikorwa mwaje kudusura, yendesheje ubundi muzaza mugaruka mudusure, turabishimiye kandi Imana ibaho umugisha. Murava kugira ngo ushimire perezida wa CAF, ushimire n'abafatanyabikorwa kuri uyu mwanya. Si ibiki ariko nanone nta muntu wagukiza nawe utabigizemo iki uruhare. Icya kabiri nasanze ni imiryango 17 ifite abantu 94. Iyo tugendeye ku mibare nibyo bitworoheye, dusanga ni abana 30 nabo si benshi. Dusanga warangije segonderi ni umwe gusa mu mateka hano hose, kuva mwabaho ni umwe wenyine. Niko bimaze, nta wundi wakandagiyemo se nibura akavamo. Tukaba murava icyo rero nicyo tuvuga ngo reka duhindure amateka. Abiga bose nta n'uwiga mu wa gatandatu primaire, nta wiga mu wa gatandatu primaire, uwiga kure yiga mu wa gatanu primaire. Icyo nacyo niko kimeze. Ubu tajya dutahane imibare, sibyo? Murangije ubwo nubwo tuvuza abantu baherereye aha ngaha, imiryango 17, abantu 92, abana 30 bagize amahirwe bose bari, ariko ntabwo mwatubwiye
harimo muri aba 30 harimo n'abiga gardien gardien barukwabo Gardien iri kwaje. bangahe gardien mu marere ubwo gardien ndabyumvise ko mutiga mwatubeshye ni bangahe bari mu irerero bavuye muri iyi miryango muze kubitubarira sibyo ninde uraza kudukurikirana ubitwandikire nabyo kugira tube dufite mapu kuko icyambere kugira ngo utere imbere wanze ukagira ni bande bo gutera imbere abo bantu ni bande ubu buri wese akaba bafite none akagenda afata component ashoboye kandi ushobora no kuyifata no ku giti cyawe mbega nta muntu wabura icyo akora cyoroha kandi kikagira umumaro kuri abantu icyo ngicyo turakibonye noneho ikintu ntarajya ku bibazo potentialite mufite nini uvuga ngo imbaraga zabo ubushobozi mwifitemo niyo cyambere nabonye nabwira abafatanyabikorwa cyaduha motivation na organisation y'itore kubera abantu babyinira hamwe bashobora no guterera hamwe bashobora no guhingira aha kubakorera koperative biroroshye noneho riri motivated ese mwese muri mu baririmbyi cyangwa harimo abatari uko muri imiryango 17 buri muryango ufite umuntu uri mu itora uko muri 17 nta rugo rudafitemo umuntu niyo yaba akoma amashyi cyane naho ni mwiha amashyi iyo ni potential ibyo nazifata nk'imbaraga dushimira isoko y'ukuri ubundi umuntu ashobora gutangira akantu kamwe abandi bagakora ariko iyo ntawatangira iyo nta ntambwe ihari nta n'ikindi gishoboka aba rero bantu banyakora abafatanyabikorwa ntabwo ko ari abantu dufite amahirwe ko batanyanyagiye bashobora guhurira hamwe kandi bahuriye n'ikintu cyashobotse noneho ibindi twabikomerezaho no kubahindura imyumvire mbona byakora dushingiye cya kabiri pote ubwo imbaraga mufite iya mbere nuko muhuriye hamwe iya kabiri nuko muri abantu beza menya nta makimbirane mujya mugira buriya hari abantu muri mwe bajya barwana n'abagore yesi ndumva umuntu wahejwe n'amateka urwana n'umugabo cyangwa n'umugore reka rero mwakubita mwihereye mujya mu Rwanda njye mbona mwibyinira abantu ntabyo bumeze nk'umuntu umwe n'ibibazo ni bimwe n'umuntu umwe iyo umuntu agiye ukuntu ababonye iyo umuntu afashe icyumba akagicana n'undi ahita agicana inkingi dusanga mwarazibazemo zose biriya bintu mubibwirana hari inzu wabo biriya bintu rero turagira ngo noneho nimwubaka mwubakire hamwe ariko niyo mugiye gusenya musengera hamwe bari bigeze kumbwira ikasi usanga inzu yarayitobaguye areba hanze tubwira ngo ntago ujye sinshobora kurara mu nzu idafunguye ubwo bantereye mbo sinabonaho nyuma ararunguruka hanze gareba ubwo inzu warayishenye irimo imyenge ngo kugira ngo uzabone aho unyura wiruka niba ushaka kugifite umutekano ntimuza hari ibintu mutagomba gukora cya kintu cyo gucana inzu nabyo dukwiye kubihagarika kuko nimwabikoze mwese ari kansi niko babigenje uragenda inzu yari iyi ngiyi ifite ibyumba ugasanga yabaye nka sale ni nk'ishuri mwese murara hamwe murakunda bya bintu turashaka uburyo byahagarara ubwo noneho tuzabishinga umuntu umwe noneho hajya bakurikirana uko mubyinira hamwe n'ibindi bigendere ubu tugiye guca umurongo w'ibibi dutangire ibyiza duhereye mu ishuri duhereye mu itorero duhereye mu itsinda duhereye mu gukora mukavunika ariko mugakora ibyo abandi bakora namwe mukakorora mukazana ubwatsi nabonye challenge ubwo potential zone nazivuze challenge none amazi mwavuze ni rusange twaza kureba uko hano hafi hari
niba hakeneye robine imanuka ibegereye imwe cyangwa niba inashoboka buri wese azayishyire ku munsi. Izajya ntayahari. Ubwo binashoboka buri nzu nayo izagira iki? Amatara. Icyo ni icyerekezo tujyanyemo na amashanyarazi, amatungo niduhera ku nkoko, niduhera ku ihene, niduhera ku nguru, icyerekezo kirabarinda. Ushobora guhera ku nka arayiheraho n'inguru bayigire n'ibindi, ariko turakora tuzaba siko bimeze. Ukawemera kwahira, ukawajyana no mu gishanga cy'akagari, ukawajyana n'inyaruteje ugiye gushaka ubwatsi. Ariko buri rugo rugire gute? Rugira Imana. Nko mu myaka 10 tubona abana bari muri segonderi, abiga mu wa 5 ni bangahe? Abiga mu wa 5 primaire abiga mu wa 4 numva rero muri rusange reka tubareke ibibazo twabyumvise. Mukeneye gutera imbere, mukeneye kugira umutekano, mukeneye kugira imibereho myiza. Hari ibibazo by'amakimbirane biri mu mago yanyu muri iyi miryango 17. Nta mugore ubanye nawe n'umugabo, kuko abantu bameze gutyo ntibatera imbere, ahubwo abandi bazaza kubigiraho kubana neza. Numva twaheraho uko mubyinira hamwe, noneho muri uko kubyina dushobora no gufatanya tukabashakira imyenda mugasa neza. Umuntu yababona ryatorero rikazamuka, ariko mugakorana n'imibereho myiza, mugakorana no kwiga, mugakorana no kwizigama, mugakorana no guhinga. Ubwo ikijyanye n'ibishanga ni iki? Mwaza gushaka ahantu ni hehe twabakodeshereza imirima bagahinga. Dushobora gushaka umurima w'umuntu w'i Kigali udafite umurima adakoresha, tukawubaha bakawukodesha. Nubwo tutawugura twawukodesha, ariko kubaho mudahinga ibyo murya ntabwo mwabihaha ngo bishoboke, ntabwo byakunda. Mureke duhere starting point ni imirima yo guhinga, noneho bagende bahinga. Tubigisha uturima tw'igikoni hano hafi, ko umuntu udafite ibiryo nta n'ikindi afite, icyo wamuha cyose yakira. Numva nacyo ari ikintu twashyira mu migambi. Tubareke mujye mu mirimo yanyu, ubundi tuzagaruke tureba icyo gukora, icyo gufatanya nk'uko perezida yavuze. Nta muntu wagukiza, cyakora yakungana. Buri wese razunganirwa, ntago azakizwa. Nta wagufasha ibintu byose, nawe ugomba guhindura imyuga. Amatsinda muyarimo mwese, kwizigama ntabwo muri. Hari utuntu twinshi twagaragaje: amashuri, ibiryo, amashuri, kwizigama, kureba ubuzima, mitiweli, sibyo, no kureba ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo nibyo byabazamura ku bantu baturutse hasi. Ibintu bitarenze 5 tukabiraho ko buri wese. Hari ikindi kibazo? Twasoreza aho ngaho rero tubashimira, mukomerezaho. Leta irabakunda, ubwo igisigaye dufatanye gukemura ibibazo.